Mwiriwe mumeze mute? Nizere ko mumeze neza aho muri hose. Uyu ni umwanya w'amatiku nk'uko musanzwe mubimenyereye. Ubu rero nje hano kuvuga ku matiku y'umwana wa perezida wa Cameroon, umukobwa wa perezida wa Cameroon. Yasabye abanyagihugu ba Cameroon ati ntimuzongere gutora data. Ati data ubutegetsi bwe bwazanye ubukene mu iki gihugu. Nta cyiza ubutegetsi bwa data bwazanye mu gihugu cya Cameroon. Murumva yuko hariho abana bafite ubumuntu. Umwana yanze yuko ise akomeza kumujyana mu ntuzi, mu mwobo abireba. Aravuga ati uyu musaza arabyina avamo, ngiyewe ndahari nzabyara abuzukuru n'abuzukuruza, ibyo uyu musaza akora bishobora kuzakora ku bana banjye bikazabagiraho ingaruka, cyangwa se nawe bikamugiraho ingaruka, cyangwa se akaba nanarambiwe kumva abaturage baboroga, bakomplayininga, mbese arambiwe kubona amarira y'abaturage. Umukobwa rwose w'imfura. None n'umukobwa imfura yacu Ange Kagame, nyiramwiza, umukobwa mwiza Ange Kagame, umugore mwiza w'ikizuba, umukobwa mwiza w'ubwenge. Nawe turagusabye utubwirire papa wawe. Ange Kagame, Ange Kagame, mukobwa mwiza, turagusabye nawe utubwirire papa wawe atureke. Sibyo? Atureke noneho aduha umwanya natwe abanyarwanda twigeragereze. Ntabwo mvuze ngewe, ndavuga abanyarwanda nka Ingabire Victoire n'abandi nabo bafite mbese umurava n'ubutwari bwo kuba bumva ko bafite icyo bamarira u Rwanda. Abahe chance. Sibyo Ange? Ange gikobwa, nawe gira ubumuntu, umenye ngo abo bana bawe sheri iso arabyina avamo. Abo bana bawe ejo n'ejo bundi n'abuzukuru bawe, ibyo papa wawe akora ubu ngubu bishobora kuzabagiraho ingaruka nziza se cyangwa mbi. Sibyo sheri? None rero nshuti y'u Rwanda, mukobwa w'u Rwanda, bwira papa wawe arekera aho ngaho. Areke gufunga abanyarwanda bazize ibitekerezo byabo, areke gutoteza abanyarwanda, mbese aha abanyarwanda demokarasi. Sibyo? Kuva byaramunaniye rero kubikora mu myaka 30, yakoze ibyo ashoboye nk'umuntu. Sibyo? Papa yakoze imihanda turayibona ni myiza cyane, yakoze sinzi ngo amasitade meza turabibona, byose ibikorwa yakoze byiza turabibona. Sibyo? Ariko rero imyaka 30, nshuti yanjye, ntabwo imyaka 30 ari normali ku muntu umwe gutegeka mu gihugu gifite miliyoni na miliyoni z'abanyagihugu z'abanyarwanda. Hari n'abandi banyarwanda bafite ibindi bashobora kuba batugezaho birenze ibyo papa wawe yatugejejeho. Ariko ikibazo, papa wawe ntago ha abanyarwanda chance yo chance yo kubaka igihugu. Ashaka buri munyarwanda wese abe hasi yiwe. Ariko ndibaza, ubu koko imyaka yose papa wawe n'abagenzi be bamaze mu ishyamba barwana, arifuza yuko abuzukuru n'abuzukuru be bazasubira kuba iyo mahanga bagasubira mu buhunzi? Byaba ari cyo yaba yararwaniye se? Ikiza suko papa wawe yavuga ati igihe kirageze cya retirement, akagenda akaba retired nk'abandi ba perezida bose, akegura.
akegura agaha abantu bagifite ubushake n'ubushobozi nka ba Ingabire Victoire n'abandi banyarwanda bandi bajugunye muri gereza barabafunga babafunga iminwa n'abandi banyarwanda badashaka kuvuga kubera ubwoba abahe chance nabo berekana ibyo bashobora gukora kuko ntago nyakubahwa Paul Kagame ariwe muhungu u Rwanda rwabyaye wenyine ntago ariwe mugabo ufite ubwenge wenyine uri mu Rwanda ushobora kuyobora hari abantu benshi bashobora kuba bayobora igihugu benshi ariko ikibazo ntago ashaka gusangira igihugu n'abanyarwanda bandi igihugu muragitegeka nk'urugo rwanyu igihugu mwakigize akago kanyu mukora ibyo mushaka twebwe abanyarwanda ntitwemerewe kugira icyo tuvuga ariko rero nkawe Ange uri gucreatinga umuryango uri kubyara ejo zizagira abuzukuru n'abuzukuruza ntabwo tukwifuriza ko abo abuzukuru bawe bazajya mu buhungiro bazasubira mu buhungiro ntabwo byagakwiye turifuza ko abanyarwanda barangizanya n'ibintu byitwa ubuhunzi abanyarwanda tugatangira tukabana twese mu gihugu mu gahugu kacu gatoya tukakabanamo neza mu mahoro nta ubangamiye undi tukubahana nta upfukamiye undi nta upfukamye kundi mbese tukabana mu mahoro mu gihugu cyacu gitoya tugisangiye none rero Ange Kagame uriya mukobwa wa Cameroon wa perezida Cameroon akubera urugero rwiza mukobwa mwiza akubera urugero rwiza nawe utangira uganirize muzehe wawe papa wawe Paul Kagame tangira umuganirize ati papa igihe kirageze wegure ureke n'abandi banyarwanda nabo bigiragirize ntabwo ari we munyarwanda wenyine ukunda igihugu cy'u Rwanda kurusha abandi banyarwanda hari n'abandi banyarwanda bashobora kugira ibindi bageza ku gihugu cy'u Rwanda ibyo papa wawe yakoze birahagije turabimushimira n'ibyo tumugaya turabimugaya byinshi ariko yakoze ibyo ashoboye nk'umuntu igihe kirageze rero abe retired atangira kintu n'abuzukuru abona umwanya w'abuzukuru sibyo Ange Kagame ni wowe mbwira bwira papa wawe atureke nk'abanyarwanda uriya mukobwa wa perezida wa Cameroon akubera urugero rwiza kugira ngo utunganirwe n'abana bawe n'abuzukuru bawe mbese abazagukomokaho bose ntibazongere kubona ubuhungiro ntibazongere kujya mu buhungiro ntibazongere kuba impunzi nkuko ababyeyi bawe babaye impunzi n'abasogokuru bawe babaye impunzi birasaba ngo papa wawe yegure atangire atunganye relationship y'abanyarwanda hagati yabo azane demokarasi mu gihugu abanyarwanda batangire bemererwe gutanga ibitekerezo byabo ntibabizire mureke gufunga abanyarwanda mubaziza ibitekerezo byabo mureke gufungira abanyarwanda mbese ibitekerezo mudohore uriya mukobwa wo muri Cameroon akubera urugero rwiza nawe dore ganiriza papa wawe igihe kirageze ganirize papa wawe umubwire ati muzehe urashaje igihe kirageze jya muri retirement genda rwose nabonye bikubereye kunyonga akagare mu mujyi wa Kigali birakubereye ukanyonge neza nta uguhagata ariko abandi banyarwanda imyaka 30 ku butegetsi ntabwo ari we umuhungu w'u Rwanda wenyine u Rwanda rufite abagabo benshi bafite ubwenge ariko barapfukamiwe barapfutswe ntabwo bahawe uburenganzira bwo kwerekana ibyo bashoboye papa wawe rero nareke gutegekesha abanyarwanda igitugu u Rwanda ntabwo ari urugo rwiwe rwa private u Rwanda ntabwo ari akarima ka papa we yamuraze
u Rwanda ni urw'abanyarwanda bose kandi bose bemerewe gutangamo umusanzu wabo bashoboye. Ange rero b'intwari ubwire papa wawe agiye muri retirement